Mukandutiye Françoise na Nyirandikubwimana Beatrice bafite ubumuga bwo kubyimba ibirenge bizwi nk'imidido. Ni bamwe mu bitabwaho n'ikigo cya Saint Vincent giherereye mu karere ka Musanze. Bashima intambwe yatewe ngo bitabweho, ngo ariko n'ubundi baracyafite ibibazo bitandukanye. Agiye kubona mbona ibirenge birabyimbye, ijabira ndya, ongeraho kugenda byagiye birananira, mbaho nabi, nta kintu nkora, mva mu ishuri, mbese nta muntu wandebaga, aho najyaga hose barampungaga, ubwo bintera kwiheba cyane. Igihe cyaje kugera mbona abaganga baza muri Saint Vincent, baja barampa umuti ngatumbikamo ibirenge. Ikibazo cyane ingorane kubera ibirenge bituma ntagenda, wenda nje guca inshuro ntagira bihabaga igihe binane nkibera mu rugo. Ku rundi ruhande mu murenge wa Nyange naho hari ikigo gifasha abana batumva ntibanavuge. Umubikira Claudine Ntahonyiriye uyobora ikigo cya Saint Vincent cyita ku bafite ubumuga, na Nduwayesu Elia ukuri ikigo cy'abana batumva ntibanavuge, bavuga ko bakora uko bashoboye ngo bite kuri aba bantu, ngo ariko ingorane ziracyari nyinshi. Hari iya mbere nukuba dukeneye, turi mu nyubako ishaje, dukeneye kuvugurura tukubaka kinesiterapi ijyanye n'igihe ndetse no kwakira umubare w'abantu, kuko abantu ni benshi ariko umwanya gukaba mutoya, noneho n'ibikoresho bikeya byo muri kine. Uko abantu biyongera niko ibikoresho biba bikeya. Ubwo noneho ikindi hari kuba dufite abaganga bakeya. Ibyo dukora birahari ko imbogamizi dufite ni uburyo bw'abana bacu kubaho muri kino gihe, uburyo bw'ibikoresho by'amahugurwa dutanga, ndetse n'abana bamwe batajya mu mashuri uko tubategurira ubwa mbere porogaramu yacu no kubigisha gusoma, kwandika, kubara, gusoma ku munwa n'amarenga, tubategurira kujya kwiga mu mashuri asanzwe. Iyo bagezeyo, iyo bahuye n'abantu batabyitayeho, abarimo batazi amarenga, abarimo batahuguriwe uburyo kwigisha umwana utumva ntavuge, bamwe bakavamo. Ariko abadashoboye kujyayo tubigisha imyuga, k'ibikoresho by'imyuga ntabyo dufite. Komisiyo ya Sena y'u Rwanda ishinzwe imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu ivuga ko igiye gukora ubuvugizi ku bibazo by'uburezi n'ubuvuzi abafite ubumuga bagihura nabyo, igaca umurongo ku kibazo cy'ururimi rw'amarenga akenshi rutuma ibibazo bya bamwe muri bo bitumvikana uko bikwiye. Senateri Mukakarangwa Clotilde ari muri iyi komisiyo. Hakwiye kongerwa imbaraga mu kwigisha abarimu ibijyanye n'amarenga kugira ngo abana nabo bagereyo bibonemo neza, bazamukane n'abandi, bige ku buryo badategwa. Ikindi navuga, ababyeyi, imiryango baturukamo, kubera yuko iyo bavuye hano bagiye muri vacances bisubira inyuma, kubera ko ababyeyi nabo y'amarenga rwa rurimi rwabo babamo baba bataruzi, nabo bakwiye guhabwa amahugurwa makeya wenda ku buryo babasha kuvugana n'abana babo. Kugeza ubu mu karere ka Musanze habarurwa ibigo bitatu byita kuri abo bantu bafite ubumuga, baba bato cyangwa bakuru. Uwimana Emmanuel mu karere ka Musanze.